ariko se ko mabuja avuze ngo tujye guhaha inyama natanguranwa ngo aba ari njyewe ujya kuzihaha ku isoko ubu njyewe namenya isoko ry'inaha riba hehe ko nari maze imyaka myinshi mba mu gipangu ariko kankomeze ngenda aho mbona isoko ryose niho ndi bugure. Things say they wise. Ibyo byaba ari ibiki? Ubu bwoko se bubaho? Yabaye nka data. Imari ziba nyinshi. Nibi bintu biba bimeze nk'imyungu. Imyungu nayo bashyiraho imiheha. Use ko mba naho imiheha mana yanjye. Usu umuntu yanama. N'abasore muze mbagure mwa. Ako mwabagabo ko mukunda kugenda aka kantu muraka. Oh my God. Yusa si umwungu. Ariko mwabugabo mwe aho nimba ari umwungu nimufate Ariko se mana yanjye. Niko musore. Ubu kariya kagabo iki ni igiki kari gutinyara. Nakubwiye ko ari umwungu. Ikindi uri kumbaza ni igiki. Ntureba se mbonye n'amarari. Niba ari umwungu reka mufate cyo kuwuteka. Zikuri igicucu. Urabona akantu k'umuntu ari gukora intoki zigatengura ngo ni umwungu. Ariko baranakuroza. Nawe se nk'uko ariko wumva. Zikuri ikigo gikoko. Umuntu navuga ngo warasoze sha kora ariko nawe ubyumve kora. Ntari biraka nkakoraho. Ndeba nimba nanjye nengu. cyane umukina n'ibisasu bya misile bimwe byo mu Buhinde nurangiza ngo ujye gufata ibyo ubonye byose. Ariko kuki wigira umunyabwenge? Sawa. Ariko uri umusazi. Yigira umunyabwenge se wowe ugakozeho byari wowe wavuze iby'imyungu fata ujye kwitekera. Ese ubundi wowe wacana wowe uheruka kurya urataka imyungu ese ngo uce umutinda rota ku manywa ibyo kurya kayifatira imyungu yawe agenda aje ndebe. Ntabikubwiye ngaho fata ujya guteka. Ako se mama fata ujya guteka. Ntibakajye babakanga ariko ngo namwe ntibakajye badukanganye ntibagashanje nta nyama y'ubwo bafite. Uyu mwungu niwe wankanga. Ariko se ko umuntu bamusheteye ibyuma bitanu ngo nawe mara baramuha amandazi. Iki kintu koko n'ubu muratagikubaganirara. Si ibyo yuko natinze nageraje umuntu hano. Ubu ngubu uyu mwungu simba nawujyana. N'ubundi ntago nkusiga rwose. Mara wa muhungu ushaka urupfa soma ibyisi kankwihora ukomeze kubaganira iki gisasu. Si ibyo ni byisi pe. Nasomye n'ingurube. Nugira ubwoba. Ibintu tubikora tubizi twarabihuguriwe. Ariko mwamihirimbirimo ijambo RDF risobanuye iki? Iki ni igiki muri gukinisha? Nyuma y'iminota 3 muraba mwese mwipfishije hagati yawe n'uru ruzingo. Ako nawe uru ruzingo. Nyuma y'iminota 3 niba muzi ko muri gukinisha umwungu ingiri ni isasu kanigendere mbareke. Wajyase ukatureka ubundi se waruje gukora iki? Umva se shabwo iranjoje ibintu by'ibiri kutubwira ntabwo ari byo. Mwaretse boro rero nawe urayijyana.
mvuge rero wakagabo ningigezaho nawe urayisena ndayisena ariko nawe urabanza kumva ko byahiye ariko se kugirinda ubu kumva ko iki gihaza cyahiye ubu ngubu nibyo byakunaniye ntacyo shatera umuzigo ndakumvira ko byahiye tugende ariko sheshaho kuwahinze ko ari usarura wabiteruye nanjye ngakwakirira mu nzu mva nkubwire utangiye gusigana ku isahani n'ujya usigana kandi no kwibera niwasiganaga ngiye kuyijyana ariko banza unkorere iyi basi urabona rero ko iyi bori ikaze n'imirire mibi rero nkorere iyi bori turi mwana wa mucamaraje wasanga kandi aje kudutwara iyi bori wafashe tukagenda ariko se mwana basi ko gukunda wafashe umuzigo tukagenda fata ariko fata umuzigo terura ariko terura ariko ndigushya ariko jugunya hasi akareka jugunya hasi ariko nimuterure nyine urupfu rwanyu rwageze no munsi ndigushya hano hanga kigiye kudutirikana sha kirakumena ubwo bubaho nyine igihe cyanyu cyageze none se aka kanya uri kujya hehe muhungu ariko se karatwatere yaturutse ese kuri kuvuga ngo uragenda igihe cyawe cyageze cyo gupfa ikaraka ntabwo kiragera nose ko tugifashe twongera tukagisubiza hasi namaga kugira ubyemerere reka mbanze nkuhamagarire yes aho guhamagara ku irimbi hamagara ku bitaro batuvurana ni ku irimbi tuvugana ariko se ko nari nkuhamagariye ku irimbi ko nimva yawe bari ku bitaro ariko nese si uyu nguyu bita nize ariko se wavuga cyajya cyifata neza uruntu baravuga ngo ruhamagare ku bitaro rugahamagara ku irimbi mwana wo mu cyaro dore ko banyohereje message kumva yawe bamaze kucukura ariko wajya usiga nasirengeje metero ebyiri nuko zabicumbi ko wajya ureka gukabya ibintu ubu koko ibintu tukubwiye nawe bigizemo amaboko uzi ko wajya urije njyewe ni ku bitaro se wabaye iki siko mwese muri ibi bicucu ariko se wa muhungu wowe uri kunsaba ibitaro ko umubiri wawe wamaze kugera muri moroge kare ibitaro urabujyamo gusigana nawe wereka nkwereke hano ufite amanyanga urazi none amanyanga ngaho nimuterura imyungu yanyu ariko wa mugabo uri umutekamutwe urareba nk'ibizaba ejo kubera iki ubu ngubu uramubonye ukabona umubiri wiwe ko kuri mu bitaro wagira ko ibintu nk'ibyo ngibyo ariko byo guteka n'uwawe tutawusize ngaho nimba mugira ngo ndababeshye mbwira akarere urimo nimba utapfuye uzi ko uri umusazi ubu ngubu urarebye ukabona kuko njye ntazi ubwenge ku buryo nakubwira akarere ndimo ndi mu karere ka Afurika zikuriye igicu ariko naragowe ndagenda nawe nabwiraga nk'umubiri wawe uri muri moroge wowe mbwira igihugu urimo ni icyawe ariko uzi ko ubwenge bwaturamye iyo utumva ntunareba ubu ngubu urarebye ugasanga ntazi akarere ndimo cyangwa igihugu ubu si uyu nguyu we ntabwo abizi ahubwo we niwe utabizi ariko se nubwo nawe ubwoba njye nababwiye yuko ari kwitonda nawe yive nababwiye yuko ubwenge bwanjye bukora nkabwo cyangwa se ugereranyije n'ubwenge bwanjye nari nkubwiye ngo ni nk'ubwabuje iyo urebye yahene baba bamanitse hejuru ku ibagiro sibyo buriya bwenge bwawe uko buba bwacuramye niko nanjye mba nacuramye ariko umenye yuko njye ngerageza no kugiramo ubwo bwenge ariko si nk'uwapfuye nkawe cyangwa wowe ndabeshya wowe igihugu turimo wakagabo we njyewe ndi muri Kenya wakagabo we nawe ubu igihugu urimo uri muri Kenya aho rero nimba mwanze kujya muri utwo duce mbabwira ukabishyirire muri sinema yo gucukura tuwarete si filimi nziza se si umwuga mwiza reka sha uzabaza ubwo wari uje kutujya umuzigo reka twifatire ibintu mbabwiye aho kugira mujye muri uwo mwuga wo gucukura tuwarete nakaza njye nkabihera ikiraka cyo kuvidura ntibyumvikana umwuga murawemera ariko se mwabana njye nabasize hano guhera saa 11 za mu gitondo ngiye kuzana inuze amata hariya none mbasanze hano ubu aka kantu nishyiriye hano ururabyo rwa betarave nirwo rwabarangaje munanirwa urujya gutekera ababyeyi ariko se wa muhungu we nubwo uri kuvuga ngo wanyweye amata cyangwa se ngo uvuye kuzana amata ko nkureba nk'umuntu umeze nk'utarigeze anywa amata kuva avutse we wayanyweye ujya ako se kuva iminsi ngahe nshize mankora hariya ku kidava ko njye nkora mu mata ako n'uburiya n'agatuza mfite
njye nduzuye ko wowe ubwo umeze nka cya kintu bavuga ngo ni serekeroni cya kintu kiba kitabyibushye cyane nubwo naheruka hako nimba nirira ibiro bitatu by'akawunga ukaba unkubiseho ninananyeganyega ubonye inyega nubwo nari nigiye inyuma nari ngize ngo akayaga kamare kuguhura bitatu by'akawunga ikibazo ni uko uzi kubirya utazi no kubikorera wowe naguhaye isuka ngo ujye kumingira wahinze intambwe ebyiri zonyine wajya n'inzoka ntiyacamo ubu se koko ubu wambwira ngo umaze iki ko se mwana wa bosi njyewe ahantu mpinga nubwo haje abakurajeri bane intambwe ebyiri mpinga nizo wandenganyiriza ariko se mwana wa warasi ibikaruvate wagira ngo ni igifu cy'imbata ibi bikaruvate ni Ntabwo wowe nakumvishije ibigambo byawe murahurutira ibigambo nkaho uri igihombo n'umugabo umukozi haragwa ariko nawe ntabwo ukora ku kidava ko wowe iyi nkoko rero iyi nkoko nanjye ngiye kuyikubitana n'izi mbata umva wa nkoko niba ari inda nini yinuze y'umwungu wanjye iguhagaritse hano ariko se ko watubwiye yuko uyu nguyu ngo ari ururabyo rw'ukuntu n'ukuntu ubu wowe nubwo unywa amata umushatsi urarinda kuguhishirana tangira ngo unywe amata ubu se wabuze umwenda wo kwambara hejuru ari uko nabuze ari uko ibirungo mena mu mushatsi wanjye wowe ni ukubera icyo ufite amagambo none se ibirungo umena mu mushatsi harimo ikirungo uruzingo mwaruhaye ijana hari ikirungo tayari uru ruzingo mwaruhaye ese ijana hari uwaguhaye ijambo hari ikirungo tayari dushyira muri uwo mushatsi wawe shyiramo tayari pawuta sha nyine sha zishyiraho wa mugabo uratwemeje uzi ko wowe umeze nka wa muyobozi wagiye aho bari kubagira ihene icyo gihe wari umunsi w'umuganda umuyobozi agenda avuga ati ko muri kubaga umuganda ku munsi w'ihene imboga harimo nk'ibijumba urumva izo mboga imyumbati ibyubaka umubiri mwana wa bosi harimo na voka ariko voka nizo ushyira imbere cyane voka akaya no ku isi n'inyama n'umuceri ntabwo nta cyazisiga ese ubundi wowe inyama n'umuceri ubijya mu bukwe wenda kuzi ni mu bukwe barareka ukomeje guhara kuri ibi bintu watuzagije naje saa z'amashusho cyumweru cyashize niviriye ku kidavako usanga wifatiye abana ariko siko nakubwiye yuko utanywa nawe uri amata umukozi ko nakurangiye akazi nikura mu cyaro nkuzana mu mujyi abana murabifatira mu ariko uko nakubwiye yuko wowe kuva uvutse utaranywa amata ibindi chocolate cyaho kugira nzapfe kubera ibyo ngibyo sha sigara amahoro ugendera uzajye kubeshya ahandi ngo uri pasiteri nje ndi pasiteri wemewe diyoseze gatolika Amerika si wowe ukuriye ibirara mu isoko se sawa urakoze